nukurota ukabona ibara rya zahabu. Ntabwo ari ukubona gold cyangwa kurota ukabona nk'ibara risa n'irya gold, ibara rya zahabu. Siko byumva ariko ndaryumva wanashashagirana ukaribona, washobora kuba ari umwenda, ishobora kuba ari imodoka, ishobora kuba ari igitabo, ariko ukabona mu maso hari ibara rya gold, ishobora kuba ari n'isaha iriho n'iki, ariko ukabona ya saha nubwo isaha yisobanura indi ukabona ko ifite rya bara rya gold rya zahabu. Ibyo ni ibintu byerekana neza ko ugiye gusohoka mu nzira, kuko izahabu ni y'abami. Indi wamenya kurota ubona igiti cy'imyembe, mango trees, igiti cy'imyembe. Yaba iriho yaba itariho, yaba imeze gute, cyaba ari gito cyaba ari kirekire, shuti ni umugisha. Inzozi ni iki? Urakoze. Inzozi ni ubuhanuzi butavangiye Imana ibwira buri muntu ku giti cye idaciye ku muhanuzi. Yego. Kandi ikakubwira usinziriye, ushyizweyo nk'uko yabisobanuye ngo nzajya mbaganiriza mu ijoro bashyizweyo. Umuntu akwiye kwirinda mu buzima. Burya Satani yumva icyo tuvuze, ntazi icyo dutekereje. Imana ubwayo yonyine niyirondora ikiri mu mutima w'umuntu yonyine. Ibindi usohoye yamenya ko ubivuze. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndabaramukije, ndabasuhuje aho muri muherereye cyane. Turagarutse ku bumwe bw'Abera Ministries. Mbahaye ikaze we wakoze subscribe. Imana iguhe umugisha cyane. Nizere ko aho uri umeze neza, n'abatameze neza nabo tubifurije kumera neza, ibintu bikagenda neza, tukagira amashimwe. Ndi kumwe na Reverend Ntambabazi. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Meze neza. Ni ukuri ndashima Imana n'abantu bayo bose. Yego, tugarutse mu gice cya kabiri twasezeranyije abantu, aho twavugaga ku nzozi zerekana ko umuntu agiye gusohoka mu bukene. Ubushize twabonye ibintu bibyerekana. Ubu rero turakomeza kuko twabonye ko ari ibintu 16 hafi n'umunani. Ubushize twavuze birindwi nimba nibeshye. Ndakwakiriye mushumba, dukomeze tudatindiye abantu muri part 2 udusengera tuze dukomeze. Mana nyiri cyubahiro, nyiri ubutware, nyiri imbaraga, byiringiro byacu, imbaraga zacu, gakiza kacu, wowe twabonye waduhamagaye dukuye mu nzira nyinshi zitandukanye ukatugira abana bawe, twemerere nko kino kiganiro mwami, kugira ngo abantu bararota ntibasobanukirwe, baraterwa ntibasobanukirwe mwami, ariko nyemerere ugiye kubyumva bigira icyo bimwubaka, kugira aho bimukura bimugeze n'ahandi kure hashoboka. Ufasha umukozi wanyangiriye neza twese, kandi data muri ibyo birere turimo turasenze kugira ngo udufashe, kandi ushobora fungura kino kiganiro mwami, agire byinshi yunguka ku bwa Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Amen. Muri kino gihe rero tuvuga ku nzozi, mvuga ko hari umuntu ushobora kuba aje ari ubwa mbere, akagira icyo yumva akunguka, tukamurarikira gusubira inyuma akumva aho twahereye, kuko twavuze ibice byinshi. Ariko mbere y'uko gutangira njya nkubaza nti inzozi ni iki? Urakoze. Inzozi ni ubuhanuzi butavangiye Imana ibwira buri muntu ku giti cye idaciye ku muhanuzi. Yego. Kandi ikakubwira usinziriye, ushyizweyo nk'uko yabisobanuye ngo nzajya mbaganiriza mu ijoro bashyizweyo. Yego. Bibiliya ubwayo ivuga ijambo inzozi inshuro zirenga 170. Umva ko ari ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye kiba kivuga ku byo Imana ikuganiriza. Ikindi, inzozi ikaba ari impamvu nini yo kutuburira, kuduhugura, kutwigisha no kuduhana, kugira ngo buri muntu agire imirongo agomba kugenderaho. Yego. Kandi ikindi, nta nzozi umuntu akwiye gusuzugura, ahubwo kuba utazisobanukiwe baza ubishoboye. Cya kabiri,
Satani we kuko atagutera kurota kuko burya ni mwiba we Satani nkubwire nakandi kabanga utaruzi Satani ntago ajya amenya ibiri mu mutima. Ikiganiro uzanywe tuzagikora ubutaha nzakubwira ibintu umuntu akwiye kwirinda mu buzima. Burya Satani yumva icyo tuvuze ntazi icyo dutekereje. Imana ubwayo yonyine nirondora ikiri mu mutima w'umuntu yonyine ibindi usohoye yamenya ko ubivuze ahita bifatira aho ngaho cyane akabyumva akamenya aho uzashaka aho muzabana inshuti ko babiririmbye agakoresha abagenti be bagahita baguhagurukira bagahita babyita zari umushinga ucitse nta muntu upfa kuwugwa yamenya gutese ubona ngo utambwiye nyine yebwese uzabazwa n'urwango ngo utambwiye ese kuba nta gutumiye mu bukwe bikuvune ahubwo se bakwishimiye ko nkoze ubukwe nkubwire ko ngiye kugura imodoka ubundi wakwishimiye ko nayiguze ibyo kubwira twabyihorera atari ibyago nagize ubundi ibyago niryo batangira itangazo nta mugisha batangiraho itangazo ariko ubwo urumva rero mu nzozi mu gice cya kabiri zerekana ko umuntu agiye gusohoka muri iyi ngoyi y'ubukene ni ukurota ukabona ibara rya zahabu ntabwo ari ukubona gold cyangwa kurota ukabona nk'ibara risa n'irya gold ibara rya zahabu Siko byumva ariko ndaryumva wanashashagirana ukaribona washobora kuba ari umwenda ishobora kuba ari imodoka ishobora kuba ari igitabo ariko ukabona mu maso hari ibara rya gold ishobora kuba ari n'isaha iriho n'iki ariko ukabona ya saha nubwo isaha yisobanura indi ukabona ko ifite rya bara rya gold rya zahabu ibyo ni ibintu byerekana neza ko ugiye gusohoka mu nzira kuko izahabu ni y'abami n'abatware ntamva ko ari abantu bakomeye ntabwo abantu bose bambaye zahabu ni bangahe se wabakura mwese umunsi impeta ubungubu tugira ngo mu Rwanda nyira ngo karimwe ibasha kugira ngo ubone impeta ishobora kuba ihagaze mu 50 ingahe n'amafaranga menshi 50 ntago baba yambarwa n'abakeso ni ikintu kigaragara ko ubonye ryabara nubwo utari urusa ariko ubonye ibara byonyine rya gold urumva aho ubonyeho zahabu byo n'urundi rwego urabyumva nyine ubugiye mu bikomangoma n'abakire bandi bazamutse batavugwa bageze kure cyane kandi Imana bigutabara yego ikindi umuntu agomba kumenya ko Imana irimo umugisha muza agomba kurota no kurota ubona ugaburira abantu distributing uri ku distribute ibyo kurya babarya ariko wowe oya ubagaburira tu ntibarye ushobora kubona ubagaburira ibyo kurya bidahiye bibisi ushobora kubagaburira ibyo kurya ariko ukaba batariye ariko ubona kurimo gusevinga abantu udistribute ariko singabyita ntabwo ari uguserva abantu oya ni nko gukwirakwiza mu bantu uvuga ati we fata ibi ushobora gutanga ibidahiye cyangwa ibihiye mwafata gutya ujya muri bari bahaye ibigori bahaye ibyo kurya mbe ukabona ko urimo uha abantu kuko burya ntiwatanga udafite ibyo utanga so rero wibonye uri kudistribua ibyo kurya bibisi cyangwa bihiye menya ngo sohotse muri cya kintu noneho yego ukumva ko gisohotsemo kandi cyane cyane ugaburira nk'abantu bakuze abantu batoya noneho bikaba igitangaza y'uruzi urimo kugabura ibyo kurya bidahiye hari nk'abantu bakurusha ubushobozi gute abantu bakurusha ubukire nyine apana guhereza barya bakene sivuga naguze ngo nibye mujye bakene nukubona nk'umuntu utunze ibintu ubona muhaye nk'ikintu ushobora kuba ukamuha umugati ibindi ukamugurira ibindi ukamujyana ha ibindi ukamukorera ibindi ukamukorera ibi ubwo harimo abantu b'ingeri zose mukubona ko hari n'abantu bakurushaga ubushobozi mu buryo bwifatika ariko uyu munsi uri kubaha ibiribwa bitatetse cyangwa bitetse nacyo ni ikimenyetso cyerekana ko ugiye gusohoka mu bukene bwihuse ugiye gusohoka mu rugamba rw'igihe kirekire rwanda rwo guhagaze n'izo ntambara kandi ugasanga ugiye kwinjira mu birere by'abantu bakomeye kandi bafite imbaraga ikindi wamenya kurota ubona igiti cy'imyembe mango trees igiti cy'imyembe yaba iriho yaba itariho yaba imeze gute cyaba ari gito cyaba ari kirekire shuti ni umugisha utavangiye ubundi niba ukurikira narotaga ngitera imijugujugu imyembe murahubura umugisha wawe none imyembe wabonye ariko menya ari uko hari ahantu twacaga iri ariko mu gipangu cy'abakire Imana yanjye abakire rwose igashya muyireba igashya ntuyibabe baguha igashya ikihanura ubwo rero wahaca ubwo tukagera ngo ni izo nzozi nyine zaje oya urimo yisenyera ibintu byawe ahubwo buriya urabona wabonye
niba utihenda ubyibuka imyembe yera mu ryari imyembe yera cyane cyane muke nibwo bigeze izuba riva nyine mu kwa munani mu kwa karindwi aho ngaho warabibonye ariko yera mu kwa gatatu ntiyera mu mvura yera mu zuba ibi yihumura ibaza rero ikintu cyera mu gihe nta bindi biri kwera kare ni umugisha pe ni umugisha ukomeye burya amacunga akunze kweraho imbere gato cyane ni ukuvuga ngo yo arabya mu gihe ariko atangira guhishira mu zuba rikaze niyo mpamvu usanga mu bihugu bishyuha bagira imyembe myinshi yego twe mu Rwanda turagira ariko ntabwo yangana na za embedodo zo hariya muri Kongo haba izuba n'ubushyuhe cyoroherera mu bushyuhe rero kurota ubona igiti cy'imyembe yaba iriho cyangwa itabiriho bisobanura ko nawe ugiye gusohoka mu bukene no kwinjira kwakira umugisha yego ngira ngo abantu kunkurikira ndi kubyumva pe Imana ibaho umugisha mu kugira umwe bw'abera ministries turabakunda twumva ntacyo twabagomwa icyo dufite twakibaha cyose n'umutima mwiza kandi nongere mbabwire ngo umwe bw'abera ministries ntabwo ari idini ntabwo ari itoro ntigenda kuba n'idini naho umuntu aza akaruhuka yamara kwiruhukira ikomereza ibye buri muntu wese mu itorero abajejwe muri ryo mu katolika gumeyo mu poro gumeyo mu kapanekoti gumeyo nta mpamvu wabikora kuko bishaka ariko ibyo kuzera mu madini ntabwo numva ko hari nk'umusaruro wabyo ko naho Imana yagukorera igitangaza cyambere nuko Imana itwubakira ubuzima tukubaka ubw'abandi ikindi urota noneho ubona urugi rukinguye open door cyangwa gate ukabona portal ukabona uko yavuze ngo shize imbere urugi rukinguye yego ntaho ubasha kurukinga ntiwakwinjira mu nzu hadakinguye kubona gate ifungutse injira mu gipangu bivuze ngo ni favor y'Imana yo kujya kwakira imigisha idasanzwe no kujya kwakira ibiremereye wifuzaga kubona ayugarme so rero ukubona urugi rufunguye rwaba urwo mu cyumba ariko cyane cyane urwo mu nzu urwo muri stock ndetse n'umuryango memo no ku muntu yagukingura urugi rw'imodoka icy'ingenzi ni uko urugi rugira rukinguka kandi utagizemo uruhare bivuze ngo nawe urimo uratera intambwe ikuganisha mu gusohoka muri ka gahinda k'ubukene k'igihe kirekire ako wari umazemo igihe umaze urwana bitabizi udakora gucyo uzakora kizaguhira aho uzajya bizaguhira muzabagana bizaguhira mbega ikintu cyose uzaheza gukora kizakubera impamvu n'inyungu n'inkomezi mu buzima bwawe ari impamvu kubona the open door cyangwa gates byose bisobanura ko iyo portail ukabona irafungutse naho ntayikoraho ukinjira menya ngo rwa urugi rw'imodoka rwa umuryango rwa urugi rwa stock rwo muri chambre rwo ahantu hose upfa kubona urugi rugukingukiye cyangwa barugukinguriye biravuze ngo urimo urasohoka mu butindi n'ubuhanyanyazi ni byinshi nabivuga hari ubukene hari ubutindi hari ugutindahara hari ubuhanya hari uburogano n'ibyo byose yego ugasanga umuntu rwose no kuri nta kigenda yavutse aho bakenya kura bakenya byara bakenya siga bakenya be ukabona ni ikintu kimeze nk'igishene cy'uruhererekane uzirose menya ngo aha rero ngiye gushaka za mbaraga no gusenga no kureba kure yego ikindi nakubwira kurota wibona muri famu y'inka neza indi famu ibaho rya ariko zibaho yego nuko wongeye inka kurota uri muri famu gusa twari tutagira aho tuvuna mu mutima kurota uri muri famu y'itungo runaka setu sinzi ubyumva ariko ndi kubyumva ariko ngira ngo nawe wahitamo kuba muri famu y'inka ese waba muri famu iyo famu ni sawa mu nka wakwibona muri famu byose upfa kuba uri muri famu gusa ubona uzirimo urimo uzuhira uziha umunyu zirigata umunyu urimo uzihanagura ntazikwica zikavumera ubundi inka
ntivuga iravumera cyangwa ikabira. Kwabira ni nko gutaka hari kibaye, ariko ubundi iyi nka ibonye shebuja, ibonye umushumba, hari ukuntu ivuga rwose, ukabona imvugo nziza, scream ugasanga ibintu byiza cyane bisobanutse, ukabona uzirimo urimo urazikorera ibintu byose, uri muri famu yawe y'ubwatsi bunini, uri mu kiraro ho zigandagaje wicaye. Ibyo bisobanura ko nawe wagona bilica ugiye kugera ku rwego wifuza kuzageraho. Yego, ndasobanukiwe cyane, urabyumvise noneho. Hari uwambaza ngo ese ngo andi matungo nge nivugiye ibyo. Burya ibindi bagomba kumenya ni iki cy'ingenzi, uba uri muri famu. Kabone nubwo ntayo ugira, si ngombwa ko uyitunze. Oya, si ngombwa rwose, ahubwo ni ukwirota uyibonamo, kandi ukabona za nka ntizikwishe, ntizikwirukankanya, ahubwo ziri kuvumera, ziri kunezerwa, ukazicanira, ukaziha munyu zikarigata, ukazivomerera, mbega ukabona ko wicaye zikuzengurutse, ukazica, mbega uburyo ubona ko uri bize muri icyo kintu, biba bisobanura ko ugiye kwakira umugisha uremereye mu buzima bwawe. Cya mbere wibuke ko harimo amata, kandi amata ntay'ibwami. Yego, twabonye ikiganiro cya mbere, twabonye nko amasaka, tubonamo ingano, tubonamo ubuki, tubonamo n'iki n'amata n'izahabu. Urumva ibyo byose byerekana ko ugiye gusohoka mu kigeragezo cy'ubukene wari urimo kandi bukumereye neza. Urimo uraryoherwa? Ndaryohewe pe. Ndebere ko yaba ntatwihahita aza kurangira. Dushaka kurambira abantu bacu ko ntabwo ari ngombwa cyane. Ntabwo ari ngombwa. Ikindi rero kuba noneho uruta inyamaswa. Inyamaswa ni genero. Yego. Uvuga ngo ariko ntuzirote zikwirukankana, ukabona nk'ingwe yo kure, ukabona intare yo kure, ukabona imparage kure, uzibona n'amaso ziri hariya uzireba, ubona ari inyamaswa zose. Bishobora kuba ari n'inka, bishobora kuba ari n'intama, bishobora kuba n'imbwa se. Imbwa twazayivugaho twitonze. Ikintu cyitwa imbwa twitonde, kuko imbwa nzakubwira ibintu nka 6 bikomeye nuza kumbaza. Ndabitegereje. Hamvuga ni inyamaswa zitari domestic, ziraziba mu ishyamba, kandi mbwira urugura bizi ntabwo ari domestic. So rero ukabibona bigandagaje hari ubireba, ariko nta bitakwitayeho, ubireba n'amaso yawe, nabwo birasobanura ko ugiye gutegeka ibitagutemeraga. Ubundi hari igihe umuntu ashobora gutegeka amafaranga akamwangira, ukagerageza kwifunga ntuyakoreho, ugaseva, ugashyira kuri mokash, ugashyira kuri mokash, mbega ukasanga uri empty from tomorrow, from today to tomorrow, kandi wayakozeho, kandi ukagerageza ukifunga, ukabona biranze. Kuko ariko igihe uvuga ngo ugiye kudomina, ni umwuka wo kudomina ibyakunanizaga, harimo za nyamaswa ziryana. Soro ku muntu birota aba ari umuntu ufite imbaraga z'Imana mu buryo bukomeye, uwo muntu agiye kwinjira muri bwa bukire. Bitandukanye nuko wabona zikwirukankana. Icya kabiri, wabona zikureba, kuko inyamaswa ikureba biba bisobanura ngo hari umwuka wa Satani wo kugenzura ibintu byawe. Burya kuba inyamaswa zikureba bisa n'ugufotora, bisa n'ufata filimi, bifata n'umuntu urimo ukora nk'ukuye kamera ukarutuna imbere, nkubona nk'ubu cyangwa gushungereye. Nge ntubona nk'ubu ndose mbona undi imbere ushyize kamera, nge ntabwo natekereza ko twabyiriwemo. Navuga ngo someone who follow me. Icyo kibazo rero mushumba ni cy'abantu benshi dukunda kugira, ni uko utamenya. Wabona ikintu ukavuga uti nicyo niriwemo. Nyine n'abarwanya ibintu niko bavuga, ariko njye nkanjye usobanukiwe, njye nkanjye wabihishuriwe nkabimenya, nuko ntuzi ko twiriranwe gutya, ukaba urimo nkamera gutya, ariko ninjoro ndyamye nshyizweyo, kabona ndayiteye, nkaruta kameramana ndi imbere arimo arankamera, mpita mvuga nti kumbi hari umuntu uri kungenzura. Icyo gihe nkora iki gihe? Yego. So uzangurura ka fanta coca kugira ngo nukuri mbivuge coffee, mwanga bankurikiye muzangurura coffee kugira ngo mbisobanure. Ariko nukuri nkumbuye kongera guhabwa umugisha n'abantu b'Imana. Nukuri ngiye koko ibi bintu byari byaratu uzi ikintu bisobanura ibyo bintu ngiye kukubwira. Ngiye kukubwira ibintu bikomeye kugira ngo uvumbure ko urimo kurikiranwa n'umuntu kuneka. Yego, uzabumvira ku bibazo ngiye kukubwira. Azaguhamagara ngo Jerry uri herekana ibyo ntambaba uri he,
ubwira uti ndi Kicukiro. si ibyo nakubwiraga ejo nta wampamagaye ati uri he namubwira ntimbwira icyo umbwira aho ndi se none ukamubwira uti yewe ndi Kicukiro amubwira uti se urimo urakora iki ukakimubwira yarangiza uri kumwe nande se uraza kuhava ryari se uwo muntu nashaka bari inshuti magara uwo ni Yuda. Mana ishimwe ko ari Simoni uzadufasha umusaraba. Amen. Nuvuga ngo ubundi gikimbaza ngo pastor uramagana. Naraye ndose umuntu afotora. Naraye ndose ibikoko bindunguruka. Naraye ndose nambaye ibirenge bisa. Naraye ndose nambaye ubusa hejuru cyangwa hasi. Ubwo urabaza ngo ndiye ikibazo naho ndi cya kibazo ni jewe. Ikibazo ni wowe kuko ni wowe. Ukasa nyine ko ari ushaka. Aho ndi nkagira gute nkaguhisha. Urimo urakora iki se ndi mu kazi. Kumwe nande si ngombwa. Uri kumwe nande se oya wingora. Urahava ryari se simbizi. Hari ututubaza abantu bagenda basubiza. Utwo nshatse kuvuga ngo umuntu wabyumvise. Ukuneka rega. Nawe yakakubajije umva akazi ko gasubiza. Ndahana. Ariko itabwira ati muramenye mucunga runaka nibaza ubwenge naje kundeba kuri Google homerereye. Niba bishaka nkurikirana menya honde. Ariko urumva deja utanze amakuru kandi ikintu kibabaza bene uwo muntu. Nta bisoza kubwiye ngo yengwe nibyo nashaka ngo murakoze. Ngo sawa. Nta kubwiye impamvu akubaza ibyo byose arakunetsa arakudashya kujugunye ku musozi. Aya nta makuru. Jerry bitese sha komona akazi kaza byo babonye cyurya ewana nakubiswe nashize akabwira abantu ati yakubiswe nta kintu afite niyo wamuha bitano yabyemera akaba gusenyeye agaciro nibya n'umurimo byose mbaza gute ko ntariye kandi utanga unangaburira hamagara mbwira uti ko ngushyiraho bitanu wayabonye cyane genda ugira uko wigenze ibyo nicyo twita narimbwiye abantu kugira ngo nanjye banyimwe babyumve ibanga rihishe even nubwo ari umuntu wawe banza umvuga tubazo uri he uri kumwe nande murakora iki urahava ryari si umugore wawe si umwana wawe nta nubwo ufitanye randevu yanasoza ati nibyo nashaka murakoze ndagiye hari n'igihe akupa mutarangije kuko yamenye amakuru yashakaga yamenye nawe mugize gute muri yego kuko buriya Jerry nkubwira ikindi kintu gituma uzongera ngurira fanta cyangwa ikawa nta na rimwe uguhiga azakubona atanyuze ku nshuti yawe magara icyo kintu nicyo niyo mpamvu muzungu yaravuze ngo love all kunda abantu bose don't trust anybody ntugire uwo wizera ariko bakunda yego love all kunda abantu bose love all bose bakunde love all kunda abantu bose don't trust ntuzigere wizera anyone n'umwe anymore uzabikore bakunde bose iryo ni ryo banga rituma usohoka kuko uba uri kumwe na za maneko harya ya dosiye nyine sebwa akazi warakabonye yo byagenze gute se mbe ukabona arashaka kwinjira no kubera ko muri inshuti ukagira ngo imara kubaza kuko hari amakuru bakeneye kuri ngo harya ngo ya telefone yawe ni ubuhe bwokora akeneye amakuru kuri Jerry ariko ko yakeneye kuri Jerry akumva ukari umubisha utayamuha araza kunyura ku nshuti magara nakubwiye ngo mu kiganiro cy'ubutaha nzakubwira nicyo ukwiye gukora kugira ngo wirinde umenye neza nta wari kuzapfa afashe Samson n'uyu n'umwe iyo hataza kubaderira aderira we ugomba gucaca ariyo baderira abagabo niki hari abantu bibeshya ko derira ari mu gitsina gore tuzabijyamo ati kanaka ati buriya yicaye muri hoteli ni murebe niho akunda kuba kandi ubwo bagasanga niho uri kubera iki yatanze amakuru ni inshuti yawe kandi wa trustinze umuntu wamwemera ntabwo ari byiza rero so rero nagira ngo tumenye ikintu ko igihe urota inyamaswa kari karimo nako twongeyeho kugira ngo tuganire abantu bari gusenywa nabo bizereye abantu bari gusenywa n'abantu ko nta umurozi wo muri tuwe nk'urugero nk'ubu uri kavukire wa Kigali par exemple umuntu wo muri umuntu wo mu majyepfo yakumenya gute aramenya ate se nyine none se kugira ngo aguhitana azaca mu nshuti urakoze cyane hagati akorera ikiganiro aha ari kumwe na hano kabiro kanya araza kuvugana na runaka kuri uyu munsi bari hano ariko ubundi
uha abantu schedule yawe y'akazi y'umunsi kubera uba gahunda yawe niho baguhemba baragutwara mu modoka baragushinzwe kuki uzareba ubukwe watangaje burapfa. So rero abantu bamenye ubwenge iyo buri gihe ubonye izo nyamaswa zikureba bagufotora buriya tandukanya ngo ibyo niriwemo no yego nabyiriwemo none se kuba niriwe kuri kamera buze ko abaneka badahari baburase. Nk'ubu hari umuntu umugore yatanze ubuhamya kuri TikTok avuga ukuntu umugabo yamukubitaga bahita bashyiraho nimero yanjye. Neza ubwo ibyo bihuriye he na nimero yawe? Niko arambaza ngo none se ngo niba akubitaga umugore ntige nta nubwo nzi iyo TikTok ntiyinyohereze nyirebe ntiyayima. Harandi nasanze bashyizeho abandi bantu ntari kuvuga kuri channel nayo barangije bakubitaho nimero yanjye bani okay buno kuba ndi umustar nta kundi mfita nandika ngo please iyo ntago ari jewe. Urumva ibintu rega bira nkubwira kimwe nzaja muzabuganiza ry'ubutaha bazimaze kuba fante 3 ubundi ugutuka ni uguhitiramo. Yego ugutuka ni aratoranya. Yewe ibi bintu ni birebire mushumba twivugiraga ku nzozi nagira ngo dukomere icyo dushaka no kuba tugana ku musozo umva ko ukwe kwizera ikindi cyanyuma kurota amafi yaba ari mabisi yaba uroba yaba yokeje ariko utayarya wibuke neza ko ugeze kurotanya roba we roba nyashira nyamarwa muri iyo minsi niba waracunze hari utuntu wakiriye hari byakoretse warabibonye n'icyoro kiragaruka abantu bakakubaha uziko hari ibintu biza bari bambwiye ngo nagakiza ngo ugiye kuba mu ijambo oya ni amavuta y'amafaranga ngo nabantu ngo uzajya uvuga ijambo ry'Imana ntabwo ari uko umuntu nzakubwira inzo zo kurota ukomeye nzakubwira ari byo hano ngo urose ifi ubake neza ko bafashe Yesu kuri barriere yego ngatanga umusoro abwira Petero ati manuka uroba ifi uyikuremo biceri cyanjye ni cyawe. So ifi garagaza umugisha ntavogerwa waba uri mu yiroba uyipakira mu modoka uri mu bwato uri hehe uyigura ushaka ubuna yitetse ukabona ifi kuri imbere mu buzima ni ikimenyetso cyerekana ko nawe ubwawe ugiye kwinjira mu bukire bukomeye kandi uteye ubwoba bwinshi cyane burenze. Urumva ko igihe urirose hari ukuntu finance yahindutsemo. Yego warubize buriya nese babwira imbere nta kintu wonye cyahindutse byarahindutse nyine nibyo nkubwira hari birahindutse binagize hari byahindutse so urumva ni muri ya minsi ya kera kandi ubuse so banari ibintu byakoretse oya ndakubona ese nakubonaga cyane yarakoretse hari ibintu abantu burota ntibabyumve so fishes umva nyine urabivuze mpita kurota uroba kurota uyifite uyigura uyihaha like that byose byerekana yuko ugiye gusohoka ngize amahirwe mugenzi wanjye atanga iyo temo wanyaje ngira ngo mwabyumvise Imana ibaha umugisha. Hanyuma ikindi cyerekana ko ariyo tugiye gusorezaho yego ariko suko tubishoje tuzakomeza ikindi gihe ikindi cyerekana ko ugiye gusohoka mu muvumo w'ubukene n'akarande no kurota ifunguzo uzitora uzifite rwaba rumwe zaba nyinshi rwaba rw'imodoka rwaba rw'inzu rwaba rw'iki cyane rwose urufite mu ntoki nta kibazo ko ufite urufunguzo tout simplement kuko urufunguzo nirwo rukwinjiza kujya aho ushaka kuri wa muryango ushaka kwinjira. Yes aho rero umaze kururota zaba ari nyinshi uzitoye mwese ni kuko burya gutakaza urufunguzo bivuze ngo winjiye mu mwuka wo kubroka mu mibereho yawe rero tuzabivuga kwinjira utese hafunze ntabwo wagira kubo tuvote nafunguzo rw'imodoka rwa moto mbega bipfa kuba gutura urufunguzo nakagufuri gato cyane nushaka urwo kuri toilette pfa kuba ari urufunguzo ingufuri ko niba hariho hose upfa kuba rose ufite urufunguzo cyangwa urutora cyangwa ndaruguha yavuze ngo Yoganabilich ugiye kuzamuka kandi ntabwo ibyo tuvuga hano ntabwo ari amafaranga yonyine gusa ahubwo n'ubwa bwa buzima busanzwe kuko nta satani uza gutwara ibintu byawe ajya kwa muganga agiye burya hari abantu babaho ukagira ngo mu rugo basimbuye farumasi mwana reka kanini umugore ku kinini umugore ku kinini haravuye inkorora hazi y'ubye ukabona hahora ko kajagari k'amafaranga fagitire ku buryo umuntu yegereje fagitire yatanze bagasanga bitewe gusa iyo ubonye urwo rufunguzo rero bisobanura ngo ari ubuzima ari ubukire icyagutwaraga ibyawe byose kiba gikinze ko urinjira
wanyangiza ukagira gute ugakinga ngo ufite ya druwa biravuze ngo ufite druwa yo kwinjira ugakoresha ukanakinga nta ushobora kukurwanya ngizo zimwe mu nzozi part 2 ushobora kurota zikwereka ko ugiye gusohoka urakoze cyane mukozi w'Imana gusohoka mu bukene mba nakurikiye reka nanjye mba mbishaka kugira ngo ningira kimwe muri ibyo menya aho ndwana nuko mbariza mushumba wakoze cyane murakoze cyane Imana dusabira umugisha ubundi dusoze turagushimiye Mana kuko washyizeho uburyo bwinshi Satani araturwanya Mana ukaturwanira Satani araduhiga Mana ukadutabara reka twihishe munsi y'amababa yawe kuko waravuze ngo uzaduhaza ibyiza byo mu gihugu kandi uzaduha amasaka ahunze uduhe n'ubuki ngo ndetse ngo uduhe n'ubuki bw'ubuhura bwo mu mwobo kure cyane bivuze ngo uri umwami wo gutanga kandi waravuze ngo tumane dushaka ubwami no gukira tuzabyongerwa umwami abazirose bakibagirwa umwami n'ukuri ndagushimiye kandi turakoze kunyumvise kwa Yesu Kristo umwami wacu amen amen no kuvuga ngo abantu baduhamagara batuvugisha bene uno muntu ubundi ikintu akora yenda soza ntakabure gutanga ituro ry'ishimwe yego turitanga wihuse si ibintu byumvikana se turitanga wihuse ukibirota utanga iyo mbuto uti namenye ko ngiye kwinjira ubundi ikintu cya mbere ni ugusobanukirwa iyo usobanukiwe erega buri ituro n'ikintu abantu batanga bagatakora gifunga bariyeri ya Satani ashobora kwinjira mu bintu byawe murakoze Imana ibahe umugisha amen urakoze cyane